Byo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri gicamunsi tariki 28 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi ko kuboza mwaka w'ibihumbi 2025. Ubunani bwiza cyangwa se umwaka mushya muhire niko turimo turagenda kabisa tuvuga kuri mwese mudukurikiranye muhere mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko Noheli yabashe kubagendekera neza kandi akazi nako kaba kagikomeje di. Reka rero mbabwira ko tugiye kwinjira muri operation ikomeye cyane muri commune Kadutu. Byaba byaragenze bite nibiki byahabereye? Ibyo byose nibyo ngiye kuba nafata iyi minota itari myinshi cyangwa se iminota mikeya cyane, hanyuma tube twabiganiraho. Ariko kandi nanone mbanza gusuza abantu muri mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, mwese mumeze mutedi. Nizere ko umunsi ukomeje kugenda ubagendekera neza, twe nakavura kaguye. Reka rero nkubwire ko tugiye gufata iyi minota mu by'ukuri nko namaze kubikubwira, tukareba uko byifashe, tukareba uko situation ihagaze kubijyanye n'amakuru. Nta kindi kintu cya kituzanye ahangaha hari cyitwa speedboats. Aya namato ya M23 aherutse kuraswa. Aya mato rero akaba yararashwe n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Igisirikare cya leta ya Kongo nubwo byemezwa ko nyine yarashwe n'ingabo z'u Burundi, ariko muri rusange nyine amato yarashwe na FARDC niko biba bigomba kuba byagenda cyangwa se niko bivugwa. Ibi kandi bikaba byaremejwe na Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji ahamiriza itangazamakuru rero ko ibi byabashije kuba mu by'ukuri byabaho. Ibyo rero niyo mpamvu mu by'ukuri byabaye ngombwa ko twumva ikiganiro cyangwa se tubasha gutera imboni ikiganiro yagiranye na Radio Okapi dukesha iyi nkuru, mu by'ukuri agaruka ku bijyanye n'uburyo iyi operation yakozwe, agaruka ku bijyanye n'icyo FARDC ikomeje gukora no kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero bikaba byaraguyemo abasirikare ba M23 ndetse bikavuga ko bishoboka ko ari n'abasirikare mu by'ukuri bo ku ruhande rw'u Rwanda baba bararasiwe muri operation bari muri aya mato. Bihamywa neza ko yarakoze icyo bita diploma militaire y'ibikoresho bya gisirikare. N'amato rero yarapakiye intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byo kwifashisha byari bigemuriwe umutwe wa 23 nyuma y'uko wari usumbirijwe hano muri Kivu y'Amajyepfo muri operation zari zirimo gukorwa mu gice cya Uvira, ndetse harimo n'ibisasu byari byerekejweyo. Ni nayo mpamvu rero mwabonye ko aya mato ubwo yaraswagaho byoroshye cyane ko ahita mu by'ukuri ashwanyaguzwa nk'uko byavuzwe n'uyu nguyu n'uyu uvugira mu by'ukuri FARDC bikorwa bya skora ya kabiri hariya muri Kivu y'Amajyepfo byo kurwanya imitwe y'inyeshyamba. Rero mu by'ukuri M23 ikomeje gutesekera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ariko unyemerere tunyure neza muri aya makuru tubashe kureba uko byagenze cyangwa se uko byari byifashe. Mu by'ukuri bivugwa ko rero cyangwa se amwe mu makuru atugeraho nk'uko byanditse mu nyandiko y'iki gitangazamakuru dukesha iyi nkuru, ngo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyarashe kikanasenya amato abiri azwi kwihuta cyane azwi nka speedboats yakoreshwaga n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi rero byakozwe mu gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki 26 Ukuboza ku cyambu cya Kalundu mu mujyi wa Uvira ku kiyaga cya Tanganyika muri Kivu y'Amajyepfo. Narakubwiye nti rero mu by'ukuri aya mato yari amato yo kugira mu by'ukuri ibikorwa bikomeye cyane cyangwa se yagomba kugira ingaruka zikomeye cyane mu by'ukuri ara muri turaduce, ariko aho yarasiwe murabona icyuho biteje ndetse n'ibikoresho byari biyarimo. Ikindi ugomba kuba wamenya tuvuye no kuba mu by'ukuri abarasiwe muri ubu bwato aya mato ya M23 mu by'ukuri abateje igihombo gikomeye cyane. Cyambere hari ubwayo aya mato n'amato mu by'ukuri wavuga ko adahendutse gutyo, n'amato ahenze, n'amato y'intambara. Ikindi hari byari bipakiwemo, ibyo byose rero bikaba mu by'ukuri byarahise binduka umuyonga nk'uko byatangajwe n'igisirikare, ngo aya mato yaratwaye ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro n'ibindi bikoresho byaturukaga mu Rwanda bigenewe gufasha inyeshyamba za M23. Aya makuru tukaba turi kuyakeshaho bita Lieutenant Ligan Kalonji Mbuyi, umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare operation Decide mu by'ukuri hano muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko Radio Okapi ibivuga ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Imirwano mishyiro yadutse muri Uvira
hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri izi mpera z'uko kwezi kwa 12 mu gihe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 murabizi ko M23 yagize gutya ikona mu operation ibasha no gusubiza inyuma igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Ariko nanone mwibuke ko Tshisekedi yavuze ati twasubiye inyuma kubw'impamvu z'umutekano ndetse no kugira ngo abaturage babone umutekano, bashe kubona umutekano. Amakuru aturuka mu nzego zibanze muri utu duce bavuga ko kuwa gatanu hano hafi ya Uvira burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo habaye imirwano mishya hagati y'uruhande rwa guverinoma y'Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23 ushinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda. Kuwa gatanu hafi saa 12 za mu gitondo urugamba rwari rwabaye, urundi rugamba rwari rwabaye imberenge. Biravuga ko ubwato bubiri rero aribwo bwarashwe ku cyambu cya Kalundu. Mu by'ukuri iki cyambu rero rwose habayeho guteseka ku buryo bukomeye cyane, ku buryo navuga ko budasanzwe. Mbere yuko butangira gushya, Martin Mafikiri Mashimango, umuyobozi wa societe civile muri kara gace, ibi rero nawe yaje kubitangariza ibiro ntaramakuru AFP. Bamwita Martin Mafikiri Mashimango, ni umuyobozi wa hehe wa societe civile muri kara gace nkuko tubikesha AFP News, nayo ikaba igaragaza ko mu by'ukuri ibi byakozwe na Lieutenant Gani Mbuyi Kalonji, nawe ni umuvugizi w'ibikorwa bya Skora ya kabiri. Nawe yemeza aya makuru avuga ko koko ibi byabayeho, barashe amato kandi yarapakiye n'ibikoresho. Yabibwiye Radio Okapi, ndetse ngo si ibyo byonyine gusa, yavuze ko mu bitero byakozwe mu minsi nishize hirya no hino mu nkengero z'umujyi wa Uvira, abarwanyi ba M23 13 bafashwe miri, hanafatwa intwaro 11 zo mu bwoko bugiye butandukanye harimo na AK47, nkuko aya makuru abitugaragariza ku byabaye hehe hano Kalundu. Bati uyu musirikare yasobanuye ko kubera imbaraga z'igisirikare FARDC inyeshyamba za M23 zahungabanyijwe cyane ku buryo zahise zimura ibirindiro byazo. Mu by'ukuri ibirindiro byabo bikuru babivana aho byari biri babisubiza inyuma aho bita Utema hafi ya MONUSCO, aho MONUSCO ari ifite ibirindiro nyuma yo kwimura ibirindiro byabo aho bita Kiriba, ahari intare mu by'ukuri za aho bivuga ko ntabwo ari intare, ahari intera ya kilometero 10 uvuye mu mujyi wa Uvira. Nuvuga ngo M23 yasubiye inyuma iva aho yari ifite ibirindiro yerekeza mu by'ukuri hafi na MONUSCO, abariho ishyira ibirindiro kuri kilometero 10 ugeranyije naho yari iri, nyuma yo kubona ko urugamba rutoroshye. Turimo turagenda turi ku mpande zombi, yaba byatangajwe na AFP, ibyavuzwe na Lieutenant Gani Mbuyi Kalonji, Radio Okapi, ndetse n'ibyavuzwe mu by'ukuri n'uyu nguyu uhagarariye societe civile yaho ari amato yarasiwe. Nova umuyobozi mu by'ukuri muri tuduce twaraswemo izi aya mato, Martin Mafikiri Mashimango, umwe mu baturage bo muri ako gace ariko nawe witwa Masumbuko, aba ni mu batanze ubuhamya. Yagize ati twabonye indege itera ibisasu hagati mu cyambu cya Kalundu. Umuntu wese mu by'ukuri biravuga ko ngo umuntu wese wageze mu mujyi wa Uvira ahangaha mu by'ukuri ngo ahise atangira guhungabana nyuma yo kubona ibyari bibaye. Hano ni ku gihande gihana imbibi ku mupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Mu by'ukuri niho rero iyo operation yabereye. Ni imwe muri operation zongeye guhungabanya cyangwa se kukoma mu nkokora ku buryo bukomeye cyane M23. Umuvugizi w'ingabo muri aka karere Gani Mbuyi Kalonji yemeje isenwa ry'ubwato bubiri bwa M23 ku cyambu cya Kalundu ku kiyaga cya Tanganyika. Rwose yavuze ko mu by'ukuri ibyo ari byo koko, ibyo yarabyemeje. Abayobozi bo muri aka gace bavuze ko ingabo zishyigikiwe n'umutwe wa Wazalendo zafashe Makobola iri mu birometero 20 mu majyepfo ya Uvira, uvuye hari M23, ndetse no mu misozi itandukanye basubiza inyuma izi nyeshyamba. Ubwo yavuganaga na AFP, M23 ngo yanze kwemeza cyangwa ngo ihakane ko amato yayo yatakaye cyangwa se yarashwe mu mirwano yongeye gusubukurwa hano hafi na Makobola. M23 rero yaje kurya indimi, ariko FARDC ivuga ko barashe ibikoresho, barashe aya mato ndetse n'ibikoresho byarimo bituruka mu Rwanda, nkuko Lieutenant Gani Mbuyi Kalonji abivuga, byerekeza ahari izi nyeshyamba. Mutwe M23 ngo warigaruriye umujyi uri hafi
y'umupaka n'u Burundi mu ntangiriro z'uku kwezi. Gusa nyuma gatoya rero mu by'ukuri bakaba baje gusubizwa inyuma. Ni nyuma y'uko hari habayeho igitutu cya Amerika nyuma y'uko Donald Trump yari yasinyisha amasezerano y'isi igitangaza gikomeye, bigatuma rero avuga ko ibyo bidashobora gukomeza kubaho mu gihe izi nyeshyamba zari zikomeje kuguma muri ibi bice. Amerika ishinja u Rwanda kutubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiye mu by'ukuri Washington, aho u Rwanda rwayasinyanye n'uruhande rwa Kinshasa. Ibi byose rero byabaye ubwo M23 itangiye kwerekeza muri bice bya Uvira. Inzego z'ibanze z'umutekano zivuga ko M23 mu by'ukuri ngo bamwe muri bo kugeza uyu munsi bakiri mu mujyi wa Uvira, hari n'abambaye imyenda itari ya gisirikare, imyenda ya gisivile rwose, ngo bari hehe, bari muri uyu mujyi wa Uvira mu mayira akomeye cyane. Liyetona Ligan Mbuyi Kalonji wikije ko igisirikare cya Kongo gifite ubushake, gifite ubushobozi, gifite na gahunda yo kwirukana burundu izi nyeshyamba ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anasaba abaturage gutuza, anasaba abaturage nanone kandi kuba maso ndetse no gukomeza kugira icyizere ingabo z'igihugu ziri muri ibi bice, no kurinda ubusugire bw'igihugu, umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo byose mu by'ukuri bigakomeza kurindwa. Ibyo ngibyo bikaba byaratangajwe rero n'uyu muyobozi nyuma y'uko aya mato ya M23 yari amaze kuraswa. Bigaragara rero ko mu by'ukuri nk'uko bigarukaho n'uruhande rwa Kinshasa, aya mato koko mu by'ukuri bigereranwa ko yaba yarateje igihombo gikomeye cyane ndetse n'ibyari biyarimo. Ikindi ugomba kuba wamenya yaba ku byavuzwe na Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji ndetse umuturage watanze ubuhamya hamwe n'abayobozi baza societe civile basobanura ku bijyanye n'aya mato, ubwo batangazaga ko mu by'ukuri yaba yarapakiye ibikoresho byavaga ku ruhande rw'u Rwanda byerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruhande rw'u Rwanda rero ntacyo rwigeze rutangaza ku bijyanye n'aya makuru yavuzwe n'izi mpande zigiye zitandukanye, yaba uruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda, umuvugizi wa guverinoma ndetse n'izindi mpande zose z'u Rwanda nyine ntabwo bigeze mu by'ukuri bavuga ku bijyanye n'aya makuru. M23 yo yararuciye irarumira, ntabwo yigeze ihakana cyangwa se ngo yemeze. Mu kiganiro bagiranye na AFP bavuze ko mu by'ukuri cyangwa se habaye guceceka, ntabwo yigeze asobanurwa ese koko ibyo nibyo cyangwa se sibyo. Ibyo rero nabyo ugomba ko wabimenya. Ariko Kinshasa, uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bo akaba ari ibyo batangaje cyangwa se akaba ari ibyo basobanuye bavuga ku bijyanye n'aya makuru. Ngira ngo murabimenye cyangwa se mubashije kuba mwabyumva akantu ku kandi uko byagenze ibijyanye n'aya mato. Aya mato rero ikindi kintu ugomba kuba wamenya, nubwo bitakomeje kugenda bigarukaho cyane bijyanye n'ibikoresho byari biyarimo, bivuga ko ngo byari ibikoresho bihenze cyane byaje kurasirwa rero muri aya mato, ndetse kandi ntabwo yigeze hatangazwa nanone mu by'ukuri ingano yabyo. Bivuga ko rero na bamwe mu bari bagize iki, mu bari batwaye aya mato bitabagendekeye neza nk'uko bivugwa. Hategejwe rero andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda amenyekana. Gusa ikindi kintu ugomba kuba wamenya kugeza kuri saa cyangwa se kugeza kuri uyu munota, nuko urugamba rurakomeje muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano ikomeje kugenda yumvikana, irarushaho kugenda yumvikana mu duce tumwe na tumwe. Uvira ikomeje kugenda isatirirwa umunsi kundi uko bwije n'uko bukeye n'uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ingabo z'u Burundi, barimo Wazalendo, aba FARDC, bose nyine bakomeje kugenda berekeza muri bice kugira ngo babashe kuba bakongera kubibohoza cyangwa se kubigaruza nyine mu maboko ya guverinoma. Dusimbukire no mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se mu byakomeje kugenda bivugwa hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, dore ko akenshi mu by'ukuri ari naho twibanda. Ngira ngo murabizi cyangwa se mumaze kuba mwabisobanukirwa ko ariho tugenda tugaruka tureba uko babyifashe mu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko kujyanye na politike ndetse na diplomasi. Tanganyika hari amakuru yaje kuba amenyekana. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu
ibijyanye n'imirwano ya AFCM 23 ndetse ishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda n'ingabo za leta ya Kivu za leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane mu duce tugiye dutandukanye. Biravuga ko mu by'ukuri amakuru yashyizwe ahagaragara aravuga ko kugeza uyu munsi ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guhuza ibikorwa by'imibereho myiza y'abaturage bagaragaza ko abantu bagera ku 28,000 ngo baherutse kuva mu byabo baturutse hano muri Kivu y'Amajyepfo. Aya ni amakuru yamaze kuba yamenyekana. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishimangira ko uku kwiyongera kw'abaturage kuri gushyira igitutu gikomeye ku bushobozi bwo kwakira ndetse no kwita ku baturage, bityo hasabwa inkunga, bityo hasabwa kugira icyakorwa. Nuvuga ngo kuwa gatanu byibuze abantu 28,000 bari bamaze kuva mu byaba muri utu duce kubera imirwano yari ikomeje kugenda ihabera. Hari n'abari kwerekeza muri Katanga. Tanganyika ni nari ikomeje kwibasirwa cyane n'ibibazo by'umutekano muke nyuma y'isuzuma ryose ryakozwe n'inzego zitandukanye kuva tariki 19 kugeza 21 ukwezi kw'Ukuboza. Croix Rouge ndetse UNICEF bavuga ko abantu bagera ku 28 bavuye mu byabo cyane cyane muri Uvira, Baraka ndetse na Makobola. Byamenyekanye mu by'ukuri by'umwihariko hari ababaro bari bahungiyeho bita Nyemba muri Crimée. Iyi miryango rero ngo yahunze urugomo ruba hariya ku mitwe yitwaje intwaro. Uko kwiyongera kw'abaturage bagera kuri 74% by'abaturage batuye mu gace kabakiriye bagera ku 37,735. Uvuga ngo aka gace ka Nyemba muri Crimée abaturange bahungiyemo bavuye muri utwo duce twa Fizi za Baraka ndetse n'ahandi amaze iminsi yabera imirwano n'abandi 28,000. Hanyuma quartier bahungiyemo isanzwe y'ubundi ituwe n'abandi 37 n'abantu 734 bingana na 74%. Urumva ubucucike burimo, urumva ibibazo birimo. Hari abaturage bakiriye mu miryango ndetse ibiribwa biraza ku bibazo, bigatera rero igitutu gikomeye ku baturage bo muri ako gace ndetse n'imiryango igomba kubitaho no kubafasha. Bavuga ko ibibazo mu by'ukuri bitoroshye nk'uko inyandiko imwe ibivuga ngo benshi mu baturage bakuwe mu byabo bacumbikiye mu mashuri, bacumbikiye mu nsengero, abafite ibibazo byihutirwa by'ubutabazi cyane cyane ibijyanye n'ubuzima, imirire ndetse aho kuba kwihaza mu biribwa, amazi, isuku n'isukura, byose bikaba ari imbogamizi n'ibibazo kuri bo bikibabangamiye kugeza uyu munsi. Oka ivuga ko kandi kuva ku ya 2 Ukuboza imirwano ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo yatumye abantu bagera ku 500 bava mu byabo mu turere twinshi, Ruzizi, Remera, aho ni muri Uvira, Nundu, Fizi, muri Fizi, Karehe, nanone muri Karehe ndetse na Nyemba na Crimée muri Tanganyika. Abaturage barimo gushaka ubuhungiro mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu bikorwa rusange, amashuri, insengero, mu bice ariko ahenshi naho bagiye bahungira akaba haruzuye cyangwa mu miryango isanzwe, ariko none ukumva ko ari ibibazo bikomeye. Ibyo bakeneye byihutirwa mu by'ukuri bikaba hari ubwoba ko mu by'ukuri hashobora kuba habaho ingaruka zikomeye cyane kuko kuboneka ari ingorabahizi, amazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanyemo n'imiti. Inzego z'umuryango w'abibumbye zemeza ko iki kibazo gifite ingaruka mbi mu karere mu by'ukuri kuva mu ntangiriro z'Ukuboza bitewe n'imibare y'abantu bamaze kuva mu byabo muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho mu Burundi bamaze kwakira abantu bagera mu 85,000 mu by'ukuri byongera ku gitutu cyo kuba Uburundi busanzwe bufite n'ibibazo bigiye bitandukanye by'ihungabana ry'ubukungu bituruka ku bijyanye n'ibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mu rwego rwo guhangana n'ikibazo kidahagije cyane. Guhangana n'ikibazo ukurikije mu by'ukuri ibibazo bivuga ko hashyizweho inkunga nshya ya miliyoni 13.5 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa byo gutanga ubufasha muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ibyatangijwe kuwa gatanu ku itariki 24 Ukuboza na 25 no bita Tom Fletcher, umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Iyi nkunga rero irareba abakuwe mu byabo mu Burundi bagera kuri miliyoni akaba agera kuri miliyoni 3.5 z'amadolari, aho agomba kwerekeza mu burasirazuba bwa Kongo miliyoni 10 z'amadolari asigaye. Ubundi bugaragaza ko imirwano iherutse kuba yatumye inyeshyamba za FCM 23 mu by'ukuri bavuga ko zishyikiye n'u Rwanda zigera mu mujyi wa Uvira, ari nabyo byabaye intandaro ndetse no kuba harabayeho ukuva kw'abantu benshi mu bice kugeza uyu munsi babarizwa. Bavuga ko rero hatagize igikorwa cyangwa se nta gihindutse vuba dushobora kongera no gukomeza kubona imibare myinshi y'abantu
barushaho kugenda bava mu byabo mu gihe yaba nta gikozwe, kuko bigaragara ko imirwano ikomeje, bigaragara ko intambara igikomeje hirya no hino mu duce tugiye dutandukanye. Hagasabwa rero ko hagira igikorwa kugira ngo ibibazo bibashe kuba byakemuka kugeza kuri uyu munsi tariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Turimo tugenda tugana ku musozo wawo, ngira ngo murimo kwiyumvira uko byifashe, mwe muragenda mwumva uko bihagaze hirya no hino mu duce tugiye dutandukanye. Hanyuma y'ibyo rero kanda subscribe cyangwa se abone, like, share, comment, ni iby'ingenzi. Ubundi turaza guhura amasaha ari imbere nanone ubwo tureba bamwe mu makuru agezweho niba bikomeje kugenda bitangazwa ndetse niba bikomeje kugenda bimenyekana hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye.